iyi ni ukuvuga ngo urabona iyo inkweto yahengamye urabanza ukayishyira ku kamashini nko ngora delivery ushobora kumamagara inkweto ikagira gute nkazo umumotari akazikuzanira ariko inkweto zanjye ntago nakubwira ngo igiciro nta giciro zigira wowe uhamamagara kuri phone ducilinge dukora ibirangira Nubango aruguwa 2 aruguwa 3 aruguwa 10 Usho no kukwikunda ngano twakatwana ni ukuvuga ako mane boje buno ibintu byambaye man kuzi ko umukire yamamagaye nkatahira nkata akamembo mu baby man naje ndaririmba mugaye kabari ngo ikaze wakoze subscribe nawe utarakora subscribe iki nicyo gihe ngo tiye tubana makuru meza agiye atandukanye nkuko muri kubyumva ko Gitaf ari kubitangaza Gitaf ari kuvuga ati ngewe nsigaye nikorera inkweto mwaramparaye mumaje kumparara murana ubona ko izi mbuga nkoranyambaga zirimo icyo bita depression harimo depression papa kuko urabibona umuntu araza agahitinga agakora hit ikaba yagira miliyoni views urumva umuntu wakoze indirimbo Gitaf yakoze indirimbo bita aragitosa mwarayumvishe mwese ndirimbo nta muntu utayizi ndirimbo aragitosa yaba umwana mutoya yaba umukuru yaba umusaza iyo ndirimbo barayizi iyo ndirimbo ndakeka ko yabaye imwe mu ndirimbo nziza zabayeho muri uyu mwaka indirimbo yujuje miliyoni mu buryo bworoshye kuba uri umuhanzi ukizamuka ugakora indirimbo ikuzuza miliyoni ntago ari ibintu byoroshye ntago ari ibintu buri wese ashobora gukora ariko Gitaf yaraje abikora ndetse abantu benshi bamuvugaho akagenda agakora ama interview ku ma YouTube channel menshi abantu bakamukunda ariko nkuko abyitangarije yavuze ati mwaramaraye ariko mumaje kumparara murana mpitamo kujya kwikorera inkweto ndavuga ati kugira ngo nzajya gusabiriza cyangwa se nzajye kunywa ibiyobyabwenge ngo nuko ndi umusitari reka nigire kwidodera udukweto ndebe ko najya niboneramo na 5 byo kwigurira umunyu n'agasukari izi social media zirimo ikintu bita depression abantu bakoresha social media bafite depression abasitari bafite depression abahanzi aba content creator bafite depression mwabyumvishe Yohé Bogari yagiye kwa Yago aratangaza ati ngewe harigimbura yo kurya kavange cyangwa se nkinywera amata gusa ati kunywa amata suko mbambuza amafaranga ahubwo mfata amafaranga nagakwiye kuba ndi kurira cyangwa se ndi kunywera ndi kuryama ahantu heza nkayakuramo content kugira ngo content yanjye imeze neza ariko nkaza kubura yo kurya ni ibintu ubona ko bihangayikishije ku mbuga nkoranyambaga zirangayikishije cyane kuko uri kubona ko abasitari benshi n'amafaranga bafite abasitari benshi n'amafaranga dufite pe ushaka kumubona ukavuga ati uyu muntu yaririmbye ikinyafu yaririmbye ariko mukaba mwahurira mu nzira yabuze nayo gutega akamoto bro baze ko wararirimbye indirimbo igihugu cyose cyumva abanyamahanga bumva cyangwa se indirimbo yagize views miliyoni ariko ukaba ujyangayikishijwe no gutega akamoto ujyangayikishijwe no kurya saa sita ujyangayikishijwe no kurya nimugoroba icyo kwibaza cyo ni kimwe ese koko izi social media nizo ziri kubica cyangwa se babona amafaranga bakayapfusha ubusa nitwibagirwe ko rimwe na rimwe hari ababona amafaranga bakajya kuyinjoyingamo cyangwa se bakajya gukodesha amashato bahenze bagashaka kuba mu buzima buhenze bitewe nuko babonye ko batangiye kubikora ku ifaranga cyangwa se babonye ko batangiye kuba abasitari bigatuma batangira kurworwa n'ubuzima ndetse cyane ko muri iki gihe nawe urabizi ko bigoye rero kwifata ukipasa muremure ngo nuko umaje kuba umusitari ngo umaje kugira ijambo ngo gutya na gutya birakugora gusa nyine uko bigaragara izi mbuga nkoranyambaga zirasaza abantu ziradusaza kabisa kuba umuntu nka Gitaf ari kudoda inkweto avuga ati ngewe baramparaye barana koko mbona nta kindi kintu nkwiye kwikorera avuga ati reka imihanda benyiretse Gitaf yaramaze iminsi atagaragara ubona ko yihishe adashaka kuyireka abantu ubona ko adashaka kugaruka mu bintu bya YouTube naho ubundi no kuvuga ati ngewe baramparaye barana birangira mbuze icyo nkora cyangwa se mbuze uko mbigenza ndavuga ati kanye kwikorera udukweto